uko mubona ducuranga ni ukubera Yesu yaje, uko mubona tubwiriza ni ukubera Yesu yaje, uko mubona dufite abashumba ni ukubera Yesu. Ako karinjiye munyikiriza haleluya. Imbaraga wima Imana uzazikoresha ahandi hantu. Amafaranga wima Imana uzayakoresha ahandi. Ubutunzi wima Imana uzabutwerera abafi, uzaba umuterankunga wawe. Ariko Yesu arashaka ko wongera ukanesha. Uranejeje mwana wanjye, guhemba iki? Guhiki mwana wanjye. Imana iramureba iramubwira ngo hari ibintu nzi abantu bashakisha bagatanga ruswa bagakora ibyaha, ndabizi. Ibintu bishobora gutuma umuntu yica undi, ndabizi kugira ngo abibone. Ngo susa na data. Hano ngo kandi kimenye ntacyo mvuga atakimbwiye. Kurya ureba ngo ibyo yavuze. Abaramurebye ati nakupenda sana, I love you, je t'aime. Urumva ntakunze umusitari nkawe, nakunda nanjye I love you, nakupenda. Ntabwo uzongera kujya kwigabura ati nta kibazo n'iryeje bundi nararisibye kandi ntacyo naba. Abaramwe ati kandi ibintu byo kujya kuririmba ngo urabona ngo uri muri gahunda z'urubyiruko ngo wagiye ngo mu makorari. Bati si ibintu bya niba ture no gutanga amaturo ko iwacu bitahaba kwibereyeho gutyo gusa. Ati nta kibazo ipfa kuba yaravuze. Aminira. Tinzamusengera agire gute? Aranga tumva nkubwire mwana wanjye, wakihanganye ukarambagiza mubi wanyu ko bahara abakobwa tubafite. Nubwo bambara rumbiya bakaba batazi kwikoraho, ariko nibazima hano. Ngewe nzakunda iby'inyuma by'umutima Imana niyibizi. Saramwe ati n'ubundi ibyaye ikibazo irakirigata, nzaguherekeza mwana wanjye utazabura uwo wambika ingofero, nzaba mpara ariko nzaba ndikurira. Nubwo yabaga batemba ajya hehe. Bagiye mu bukwe, sakajya mubwira ati mwana wanjye we, uyu munsi aragutera imitoma, ejo azagutera ibyuma. Abonye kamubwiye ibiri mu mutima we, 2, 3, 4, byose arabati voila. Nguyu umugabo mwiza. Abati yo shasheri, nishimiye ubuhamya bwawe. Nishimiye ubuhamya bwa disuri shushu be. Uri shushu be. Ewe mbega ukuntu uri umugabo mwiza. Kuva mbayeho nibwo mbonye umugabo mwiza uko. Ku munota wa nyuma Imana yadusigarije igice abadayimoni batashobora. Ntibabitekereza, bihishwa amaso y'abadayimoni. Uko ugiye gukira muri iri teraniro bihishwa amaso y'abadayimoni. Uko ugiye kubabarirwa muri iri teraniro bihishwe. Uwiteka we, nabaye ikigwari, natumye umurimo wawe ugawa, natumye itorero ritukwa, ariko uyu munsi ungirira imbabazi bwa nyuma. Ngo Imana yumva isengesho. Imana ntiyatwituye ibiwanye n'ibyo twayicumuyeho, ahubwo yaratubabariye. Umugabo nyamugabo, ntabwo tuba abanyabyaha kuko dukora ibyaha, ahubwo dukora ibyaha kuko turi abanyabyaha. Bivuze iki? Imana ishimwe rero ko agaciro impaye muri Kristo Yesu ko guhagarara imbere yanyu ngo tuganire ibyanditswe byera. Hanyuma ndashimira ubuyobozi bw'itorero ku bufatanye n'urubyiruko baturaritse ngo tuzaze tuvuge Yesu. Mushumba w'iri torero, Imana iguhe umugisha, nabo mufatakanyije kuyobora, Imana ibahe umugisha. Urubyiruko, minisiteri y'urubyiruko yatugiriye icyizere ikabona ko nkwiriye guhagarara imbere y'abera mvuga ibya Yesu. Namwe Imana ibahe umugisha. Mwese mwicaye munsi y'iki gisenge, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Duhaye agaciro umurimo mwiza Imana iduhamagariye. Ku batanzi abambonye ubwa mbere, nitwa Joseline Mukatete, ndi umukobwa, ndi umukristo mu itorero ryo mu Gatenga. Umva ari ibyo, reka dusome ijambo ry'Imana. Turajya mu ntego y'igiterane, Zaburi 136 umurongo
wa 23 nahawe iminota rwose ikwiranye n'igiterane umwami antabare amfashe nze kubikoresha neza nk'uko umwami Yesu ashaka. Bya Yesu ni byinshi, hari n'izindi page Yohana yaravuze ngo iyo twandika ntitwari kubona ibitabo twandikamo. Rero Yesu aracyari munini, hari ibindi tutaramwumvaho, anshoboze muvugeho bikeya muri uyu mugoroba. Zaburi 136 umurongo wa 23. Zaburi 136 umurongo wa 26. 23, pardon. Aravuze ngo yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Amen. Kadusubiremo, yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Amen. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya mbere. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya mbere, dusome umurongo 78. Luka igice cya mbere umurongo wa 78. Ndi kwihuta rwose, sindi bubategereze kugira ngo iminota yanjye nyikoreshe neza nahawe. Haravuze ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru ukamurikira bicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Amen. Reka nsubiremo, haravuze ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru uzamurikira bicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Amen. Dusoreze mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 2 umurongo wa 1 tugeze ku murongo wa 4. Rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 2 umurongo wa 1. Efeso 2:1 haravuze ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi mugakurikiza umwami utegeka ikirere ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Amen. Mwami Yesu. Amen. Byashoboka ko twese tuvuga ngo amen. Yego. Intego y'aya magambo no musanganyamatsiko y'iki giterane ivuga ngo yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi uko imbabazi z'Imana zihora iteka ryose. Umutwe w'amagambo umwuka wera yampaye yambwiye ngo ubuntu bw'Imana nibwo budushyira hejuru. Ubuntu bw'Imana nibwo butuzamura bukadushyira hejuru. Si amazina akomeye, si titre umuntu agira, si icyubahiro cyo mu isi no gukomerwa amashyi, si umubare w'abana benshi wabyaye ngo uri mama runaka papa runaka, si amashuri wize no kuba uzi kuvuga Icyongereza n'Igifaransa ngo tugukomere amashyi, si umuryango mwiza no kuba utuye i Kigali byagushyira hejuru, ahubwo ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana nibwo bushyira itorero hejuru bukatuzamura bukadushyira hejuru y'imbaraga zose, ntitube tugikorera hasi ahubwo dukorana n'imbaraga z'ijuru. Mwami w'abantu, ubuntu bw'Imana nibwo budushyira hejuru. Hari ukuntu korari zihitinga, abavuga butumwa bagahitinga, tukagira abantu bafite amazina akomeye mu isi murabazi, avuga ngo pfugapfa, yavuga ngo bahukabaho. Ariko ibyo si byo bituma umuntu akomera. Ubuntu bw'Imana nibwo bukomeza abizera Imana. Umwanditsi w'imigani igice cya 14 umurongo wa 34 yaravuze ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru ngo ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Gukiranuka gushyira ubwoko hejuru ngo ariko ibyaha bigakoza isoni amoko yose. Ibyaha bikoze isoni abatwara vewiti, ibyaha bikoze isoni abarara muri etaje, ibyaha bikoze isoni amoko.
n'abakomeye. Ejo bundi nabwirije abantu ndababwira ngo hejuru harashize. Yesu niwe watsindiye isoko ryo hejuru. Haleluya. Hejuru hararangiye ntihakibayo. Yesu niwe uri hejuru. Numva hari abantu bashaka gukomera Imana amashyi. Amashyi menshi n'impundu nyinshi. Haleluya. Hejuru hararangiye. Hari amazina akomeye, ariko hari izina rikomeye rya Yesu. Paulo yandika, nkunda Bibiliya ma. Paulo yandika yaravuze ngo Yesu amaze kuzuka, ngageze mu ijuru amaze gucungurira Imana itorero, ngo yaramurebye aramubwira ngo mwana wanjye uranejeje, nkoreye akantu. Imana ijya yishima, iramureba iravuga iti mwana wanjye ubu kuko nguhemba iki? Unshoboreye ibyo abamarayika bari bananiwe, unshoboreye iby'ibizima byatinye, nubwo byirirwa bindamye bivuga ko ndi uwera, ariko byabonye igitabo biratinya. Uranejeje mwana wanjye, guhemba iki? Nguhe iki mwana wanjye? Yesu ntekereza ko yabwiye papa, aramubwira ati papa icyo ungenera cyose ndacyemera. Haleluya. Imana iramureba iramubwira ngo hari ibintu nzi abantu bashakisha bagatanga ruswa, bagakora ibyaha, ndabizi. Ibintu bishobora gutuma umuntu yica undi, ndabizi kugira ngo abibone. Ese turi kumwe torero? Nzi ibintu abantu bashakisha bagakora iyo bwabaga byose kugira ngo babibone. Iramubwira iti nta kindi kintu nabonye gikomeye kiruta izina. Yaje guterana cyangwa? Haleluya, haleluya. Bibiliya ivuga ngo yanejeje Imana, ngo bituma imuha izina risumba andi mazina yose, ngo kugira ngo ibyaremwe byose n'amoko yose ngo bipfukame muri iryo zina rya Yesu. Imana iravuga ngo kugira ngo ubuyobozi bwegereze abaturage. Haleluya. Kugira ngo negereze ubuyobozi abaturage, ofisi yanjye sinzayishyira mu isi, ahubwo unkeneye wese azajya anyura mu izina ry'uwo mwana. Amashyi menshi kwa Yesu. Nta muhajenti utugeza ku Mana, nta mukomisiyoneri utugezayo. Yesu yatsindiye isoko. Yesu yatsindiye isoko ryo kuduhuza n'Imana. Filipo byaramucanze ubwo Yesu yari yicaranye n'abigishwa be, ababwira amagambo meza, arabwira ati nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Arabwira ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Ageze aho Filipo aramubwira ati hagarara aho ngaho, ubundi ko tuzi kuba byawe na Mariya, ubundi so ninde? Waje ute? Waturutse byagenze bite? Kuvuze ngo ntawe ujya kwa so utamujyanye, ubundi so ateye ate? Avuga ate? Ameze ate? Waba ufite umubyeyi umeze nkawe se? Turashimira Yesu. Haleluya. Filipo aramureba aramubwira ati Filipo, nagira ngo nkubwire amakuru, uko ndeba nsa na Data completely. Amatwi ni nkaye, amaso ni nkaye, ibirenge byanjye ni nk'ibye. Ukajya biranja mu isi, uretse ko yiyoroheje akaza muri njye yoroshye, musangira umuceri n'akahunga, ariko ubundi ni Data mubana. Filipo ati ngo so usa na so? Yesu aramubwira ati nsa na Data intobo. Hanyuma ngo kandi ikimenyimenyi ntacyo mvuga atakimbwiye, ntacyo nkora atakimbwiye, ntaho najya atantumyeyo. Kurya ureba nkora ibyo yavuze, nubwo nambaye umubiri 100%, ariko ngendana nawe. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya.
umutima w'imbabazi w'Imana ifite ugendana n'ubuntu bwayo n'urukundo rwayo, nibyo byatumye Imana ubwo twari ducishijwe bugufi idushyira hejuru. Nihanganishije abantu bose bafite imodoka nziza, ibyo si byo bituma muba hejuru. Nihanganishije abagore bose babyaye bagaheka, ibyo si byo bituma tubavugiriza impundu gusa. Nihanganishije abantu bose bacururiza amatewusi na ntuze hose n'abajya kurangurira Dubai no mu Bushinwa, ndabihanganishije. Nihanganishije abantu bose bazi kuvuga Icyongereza, so na how are you, ndabakomeje. Nihanganishije abantu bose bazi ko bambara neza, nimukomere. Nihanganishije abantu bose bazi kuvuga Igifaransa n'Igiswahili. Nihanganishije abantu mwese, ndabihanganishije. Bibiliya yavuze ngo yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi. Twese twari ducishijwe bugufi kubw'icyaha, ariko kubw'umutima w'Imana ifite wuzuye imbabazi. Haleluya! Hari akantu Umwuka Wera yamishuriye mpita nanakandika. Havuze ngo ntabwo tuba abanyabyaha kuko dukora ibyaha, ngo ahubwo dukora ibyaha kuko turi abanyabyaha. Reka nkasubire, ntabwo tuba abanyabyaha kuko dukora ibyaha, ahubwo dukora ibyaha kuko turi abanyabyaha. Bivuze iki? Adamu yadutwerereye intege nke, adutwerera ibyaha. Ukureba usubiye mu nda ya mama wawe, mama wawe agasubira mu nda ya mama we, twese twakisanga muri Adamu. Yego, bihera hano inyuma, buri wese agiye asubira mu nda ya nyina ye, agasubira mu nda ya nyina ye, mama wawe agasubira, nyogokuru agasubira mu nda ya nyina ye, bigakomeza. Twese twakisanga muri Adamu na Eva, kuko niho umuntu akomoka. Adamu yadutwerereye icyaha, Adamu wa mbere yatwerereye umuntu icyaha. Ntabwo dukora ibyaha kuko turi abanyabyaha, ahubwo kavukire yacu, amaraso yacu, ADN zacu zikozwe muri matiyeri zitwa icyaha. Ariko Adamu wa kabiri witwa Kristo yaje kudukura hasi. Ndumva nshaka ko tumukomera amashyi tukamushimira. Ababyeyi bamuvugiriza impundu. Yadukuye hasi ubwo twari ducishijwe bugufi. Imana yaduhunze, Imana yagiye. Uko mureba turirimba, nta burenganzira twari dufite bwo kuririmba. Uko mubona ducuranga, ni ukubera Yesu yaje. Uko mubona tubwiriza, ni ukubera Yesu yaje. Uko mubona dufite abashumba, ni ukubera Yesu. Naho ubundi twese twari ducishijwe bugufi. Twese twari ducishijwe bugufi, ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Minota yangire kurangira, sigaje nk'iminota 5 cyangwa 7. Munyikirize amen. Hari abagabo babiri bo muri Bibiliya nshaka kubaho reference igaragaza ko nabo hari igihe bacishijwe bugufi bazamurwa n'ubuntu. Ndavuga ku mugabo witwa Aburahamu. Umunsi umwe ibyiringiro bya Sara byaramushiranye, arambwira ati ariko Aburahamu, wambabariye kubona dushaje, ko dufite agakobwa hano ukiyeranje ukambyarira akana, basi ko ninzajya mbona akana gatamba hano mu mbuga ko nzajya nishima. Ibyo bintu wavuganye n'Imana ko numva nge ntabyizeye. Buriya niyo yavuze kwe. Aburahamu arambwira ati niyo yavuze nubwo itinze, nubwo yatinze ariko niyo yavuze. Sara ati oya, basi si nta kuntu twanyura inzira ya panya tukagira ukuntu twiyaranja, basi kazaza, ariko hari ibintu bitworohereza umusonga dufite. Aburahamu baramubwira ati icyo gitekerezo nicyo. Icyo gitekerezo abayihinnye mu gikari, abaryamanye n'umuja wabo, biba birarangiye, bababyaye Ishimayeli. Imana iragaruka iramwita Aburahamu, we n'ubundi nari mbizi ko uri umunyantege nke, ariko rya jambo navuganye nawe. Twari ducishijwe bugufi,
ariko kubw'umutima w'imbabazi Imana ifite watumye umuseke udutambikira. Iramubwira ngo nubwo wampemukiye ugakora ibyo ntakubwiye, ariko imbabazi zanjye ziracyari kuri wowe, nzakugarukaho. Kandi Sara, uyu mugore ureba uyu Sara, niwe muzabyarana umwana, kandi muri we niho amoko yose yo mu isi kuba azizera azahererwa umugisha. Muri mwe ni n'uruta Aburahamu muri iri teraniro. Azamura ikiganza avuga ati njya Aburahamu ndamuruta. Ninde umuruta muri mwe? Umuntu Imana yavuze ngo niwe sekuruza w'abizera kubwo kwizera. Ninde uruta Aburahamu hano? Ntawe. Ariko nawe yigeze yacishwa bugufi, ariko umutima w'imbabazi umugarukaho, Imana irongera iramuzamura. Twari ducishijwe bugufi. Reka mvuga undi mugabo wa kabiri, umugabo witwa Samusoni. Inde ese ko mwandakariye byagenze bite? Haleluya, haleluya. Umugabo wishe intare ayishyira hirya aho, agarutse ngo ayisangamo ubuki, ngo arabuhakura arabujyana araburya. Nk'ejo ababonye umukobwa w'umufilisitiyakazi ufite amatayi, wambara mini, uzi kwisiga ibyo Abaheburayo batagira. Delila yaragize gute? Se mwanyikirije ko nabakunze. Haleluya, haleluya. Abaramurebye ati nakupenda sana, I love you, je t'aime. Delila ati nanjye je t'aime. Nabura gukunda umusitari gute? Umuntu wica intare uwo munsi akarara yirangije aje gasanga harimo ubuki. Haleluya. Abasitari. Delila ati nanjye nakupenda sana. Umuntu uhambira ku mirizo y'imbwebwe agashyiraho umuriro ugatwika ingano z'iwacu. Urumva ntakunze umusitari nkawe, nakunda nde? Nanjye I love you, nakupenda. Delila ariko ntabwo uzongera kujya kwigaburo. Samusoni ati nta kibazo, n'ibyejo bundi nararisibye kandi ntacyo naba. Abaramwe ati kandi ibintu byo kujya kuririmba ngo urabona ngo uri muri gahunda z'urubyiruko, ngo wagiye ngo mu makorari. Muribuka ko turi mu iteraniro ry'urubyiruko? Munyikirize haleluya. Samusoni ati nejo bundi narasibye kandi ntacyo yantwa. Bati si ibintu bya niba ture no gutanga amaturo k'iwacu bitahaba Abafilisitiya twibereyeho gutyo gusa. Samusoni ati nta kibazo, ipfa kuba yaravuze. Haleluya. Samusoni arataha agera iwabo abwira se na nyina ati papa, I'm in love. Ndi mu rukundo. Baturi mu rukundo nande se mwana wacu ko n'ubundi wakuze, ibintu byose birahari. Mwana wacu uri mu rukundo nande? Ati I'm in love avec Delila. Bati ko Delila ayo mazina atabi wacu, Delila nuwahe? Nta Mwisiraheli witwa Delila. Uwo mukobwa yaba ari uwahe? Ababwiye papa ati ntago uzi ukuntu afite amatayi. Tise yambara gute? Ati yambara ukabonye ariko mbona yambaye neza. Ko tuzi ko Abafilisitiya bambara nk'abibagiwe, ubwo bizagenda bite? Samusoni ati nzamusengera ahinduke. Ariko papa urumva njyewe ejo bundi nikoreye ibikingi by'amarembo mbushyira ku bitugu ndirukanka, urumva nananirwa guhindura Umufilisitiya? Ntabwo ko wikoreye ibikingi ubwo uzikorera n'umutima w'umunyabyaha ushobore. Munyikirize haleluya. Ariko kiriya gihande kiraharira. Samusoni ati nzamusengera agire gute? Ntabwo tumva nkubwire mwana wanjye, wakihanganya ukarambagiza mubi wanyu ko bahari abakobwa tubafite, nubwo bambara rumbiya bakaba batazi kwikoraho, ariko ni bazima hano. Samusoni ati oya, njyewe nzakunda iby'inyuma by'umutima, Imana niyibizi. Sarambwa ati ntacyo, ubwo kora save the date tuzagukorera ubukwe. Usaba no gukwa saa 3. Ubukwe bwa Samusoni nande? Mwanyikirije ko nabakunze. Usaba no gukwa ni saa 3. Usezerana imbere y'Imana ni mu Bafilisitiya. Ese busiyo ni sare yo mu Bafilisitiya. Ntago bashobora kubizana iwacu, ntibibaho.
Saramubwira ati n'ubundi ibyaye ikibazo irakirigata, nzaguherekeza mwana wanjye utazabura uwo wambika ingofero, nzaba mpara ariko nzaba ndi kurira. Nubwo yabaga batemba ajya hehe, ntabwo buratemba ajya mu ndara cyangwa biterwa n'icyiciro cy'amarira. Bagiye mu bukwe, sakajya amubwira ati mwana wanjye we, uyu munsi aragutera imitoma, ejo azagutera ibyuma. Delila ndabaza Abafilisitiya ntibajya bahinduka, ntibajya bahinduka ku munota wa nyuma. Delila aramwitegereza ngo ariko sherisha, nzagusohokana igisenyi ariko banza umbwire. Nzandika ku gapira nandikeho ngo I love you shu, nawe nandike ngo I love you be. Hano nzashyiraho agatima, hano nshyiraho akanyugunyugu. Agatima kwa Delila, akanyugunyugu kwa nde? Kwa Samusoni. Hanga atari kubanza umbwira hano imbaraga zawe ziva sheri. Kuko twavanze ivangamutungo, urareka no kumbwira hano imbaraga zawe ziva. Twasezeranye ivangamutungo. Samusoni baramubwira ati naraje rega sheri, nta kintu naguhisha. Icara nkuganirize, untegurira agacyayi nkubwira amakuru. Delila ati reka gusa ayo makuru wayambwirira muri saro, ngwino tugende mu cyumba. Amujyana mu cyumba ngo amwicaza ku bibero bye, aramukikira. Arambwira ngo niko sheri, ukureba amateka y'iwacu, Imana y'iwacu yavuganye na mama ari mu murima. Kuko data atarahari, marayika arategereza ngo na papa aze. Arababwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe muzabyara umwana w'umuhungu, muzamwite Samusoni. Ni Uwiteka azahesha Abisiraheli agakiza, azabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Abwira mama ngo kandi igihe uzaba untwite uzirinde ntuzanywe kambuca, uzirinde ntuzanywe byeri, uzirinde ntuzanywe wisiki, uzirinde ntuzanywe divayi, uzirinde ntuzanywe inzoga, kuko utwite ari umunyamasezerano. Arabimubwira byose. Abaramubwira ati ndumva uri kugenda ubivuga ariko komeza umbwire. Arakomeza aramubwira ngo tumva nkubwire rero ingingo nyamukuru. Ukureba mfite imisatsi ireshya gutya kuva mbayeho nta muntu uranyogosha. Kode mode passe, umubare w'ibanga wose, bya bindi ubona nkora. Kwa kwikorera ibikingi by'amarembo, kwa gukubitisha bene wanyu umusaya w'indogo b'igihumbi nkaba ndagishe, nta handi biva ni muri uyu musa. Bibiri iravuga ngo Delila abonye kamubwiye ibyari mu mutima we bigahe. Simwanyikirije ko nabakunze. Abonye kamubwiye ibiri mu mutima we bibiri, bitatu, bine, byose arabati voila. Nguyu umugabo mwiza. Abati yo shasheri, nishimiye ubuhamya bwawe. Nishimiye ubuhamya bwa disuri shushu be. Uri shushu be, yewe mbega ukuntu uri umugabo mwiza. Kuva mbayeho nibwo mbonye umugabo mwiza uko. Abahamagaye umukozi wo mu rugo, baramubwira ati nzanira rwa rwemba aho hirya. Ngaramusinziriza, ariko ibi bitotsi umuntu w'umugabo asinzira niba yari yanyweye igikoma simbizi. Ntabwo mbizi, simbizi. Samusoni ngasinzira ubuticura, arasinzira bamwogosha. Urabona ukuntu urwembe rungana, cyangwa umukasi cyangwa n'imashini abajya bajya muri saro, uko biri kose ntibari kumwogosha sayizi y'imashini cyangwa urwembe. Uko biri kose bari kugera nko muri 1/2 Samusoni yabyutse. Baramwogosha umusatsi urashira, baramwogosha umusatsi uramurangirana. Bibiri avuga ngo Delila yari yabwiye Abafilisitiya, arababwira ngo sheri wanjye uyu munsi namuhendahenze, namubwiye ko nzamujyana Dubai. Ewe data we, namubwiye ko nzamujyana Dubai kumucaka. Yanyemereye arambwira ukuri kose kuri mu mutima we. Biravuga ngo nuko Delila abwira Abafilisitiya, araga ngo nimubashoborera muramembe iki, wagenze gake kuri kwiseta, wagenze gake kuri igicuruzwa,
ariko niwirinda hari amaboko akomeye y'Imana harababwira ngo muramembe ibice by'ifeza 1000. Ndimo ndabona ukuntu Samusoni ameze uyu munsi ndibuze kumubasha. Dore bamaze iminsi bagushakisha, dore ibiguzi byaratanzwe mukobwa, musore, mugabo, mugore, ibiguzi byaratanzwe mu Bafilisitiya, dore waraguzwe Samusoni we, ariko rinda imbaraga, urinde ibanga, dore uri ku isoko ry'abagomba kogoshwa, uri ku isoko ry'abagomba kogoshwa, kandi ni wowe Imana yajyaga ikirisha amaboko akomeye, Abisirayeli bagahumekaho iminsi mike, kari wowe twari dufite bigenza bite, kari wowe twari dusigaranye bikugendekeye bite, yorinda imbaraga, dore waguzwe yewe Samusoni we. Bibiri iravuga nuko Delila aramwogosha, Abafilisitiya bari baraho bigenzagenza mu rugo ngo barebe ko ibyo Delila yabemereye bibaho. Barabati mu bakobwa bose bazi ubwenge, uyu mugore turamuzi ni umuhanga, ntawamugeza imbere ngo amuve imbere uko yiboneye. Delila ni umukobwa w'umunyabwenge w'incakura, uko biri kose si Samusoni wa mbere yabacogoje, hari n'abandi yacogoje. Baravuga ngo turemera tuguha ibice by'ifeza 1000, ariko dushoborera uwo munyembaraga batuzengereje. Ngo nuko akanga Samusoni nk'uko yari abimenyereye ku nshuro ya 3. Harambwa ngo wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Wari ukuntu Samusoni ngo yajyaga ashigukira hejuru akavuga ati Uwiteka aracyari kumwe nanjye, akabona imigwego arayiciye, akabona ibintu byose arabirangije, aravuga ati na n'uyu munsi Imana iracyari kumwe nanjye. Ngo yunamutse asanga ikibitera nta gihari, yikora ko yasanga nta zirimo, agiye kuririmba asanga ntazo, agiye kubwiriza asanga ntazo, agiye kuyobora asanga ntazo, aje mu materaniro asanga ntazo. Bibiliya iravuga ngo baramufata, bamunogoramo amaso, bamunogoramo amaso Samusoni. Urya mugabo wishe intare, wa wundi wikoreye ibikingi, aryama ku bibero yibagirwa imbaraga z'Imana imukoresha ibyo. Ngo ariko ntiyari yamenye ko umwuka w'Uwiteka yamuvuyeho, afata amaboko ye bayahambira amapingu, birya biganza yicishije Abafilisitiya 1000 musaya w'indogobe. Abafilisitiya babyambika amapingu, bamushyiramo ingoyi, bagenda bamushinyagurira bati turagufasha, za ndirimbo wiririmbishwa gasa, ya makorasi witereshwa gase ngo akabonye ma, ya misanzu watanze se muri ADP, bya byuma waguze se n'amayiniforume, za nsengero wubatse siyo kakubayeho Samusoni we. Henga tukwishimireho, tukwishimisheho, tubanze twumva uko Umwisiraheli Ameriyo yacogoye. Ngo bamugira umusyi w'ingano, bamujyana mu ruganda rw'ingano. Za mbaraga yari gukoresha yica Abafilisitiya zikoresha bateza imbere. Ako karinjiye? Ako karinjiye? Munyikirize haleluya. Imbaraga w'Imana Imana uzazikoresha ahandi hantu. Amafaranga w'Imana Imana uzayakoresha ahandi. Ubutunzi w'Imana uzabutwerera Abafilisiti. Uzaba umuterankunga wawe. Ngashyingano amezi angahe? 2. Ngo kuko batamwishe
ngo umusatsi wongera kumera. Imana yadusigarije igice abadayimoni batashobora. Banogoye amaso ariko ntibatwaye umutwe aho umusatsi umerera. Ayo mashyi twayakomera Yesu. Aya mashyi wayakomera Yesu. Ababyeyi bamuvugiriza impundu. Haleluya. Turashimira Imana yahisha abadayimoni ko mu musatsi ariho hari imbaraga, nubwo babaye nk'abatuvumburaho gato ariko ntibatumazeho burundu, ntibaduciye burundu. Bibiliya iravuga ngo yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi kuko imbabazi zayo, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ninde uruta Samusoni muri mwe? Azamura ikiganza avuge ngo ngende umugabo. Icyakora mu isi y'umwuka hari abo Bibiliya yitwa intwari zo kwizera. Birashoboka ko bwa mbere wanesheje ariko Yesu arashaka ko wongera ukanesha. Twese haleluya. Samusoni yarwanye n'intare ariko birashoboka kurwana n'ubusambanyi. Samusoni yarwanye n'intare birashoboka kurwana na ruswa. Samusoni yarwanye n'intare birashoboka kurwana n'abakwanga. Bumugabo nyamugabo. Haleluya. Bumugabo nyamugabo. Wikomeze kuko hari imbaraga zitumye Imana ikwibuka nubwo warucishijwe bugufi ngo Imana igushyire hejuru. Imana imbazwe. Samusoni ngo bamujyana ku munsi wa nyuma w'ibyishimo by'Abafilisitiya. Reka mvuge babiri nubwo nari nabiteguye batatu, hanyuma nsoze nubahirize gahunda, nta mpamvu yo kwica gahunda. Abaririmbyi bongere baturirimbire. Ngo bamujyana mu giterane cy'Abafilisitiya aho bari bateraniye. Baravuga ngo uyu munsi turihimura ku banzi bacu, twishime tunezerwe. Ngo bamujyana mu nzu ya etaje irimo Abafilisitiya ibihumbi byinshi. Ngo bamwicaza hasi aho bamureba bose. Bamushyira kuri aritari aho buri Mufilisitiya wese amwitegereza. Bamuzana batongeye kumwogosha hahandi wa mubare w'ibanga yari afitanye n'Imana. Imana yarongeye yarawumejeje. Tuzagaruka imbere y'Abafilisitiya umusatsi warameze. Urukundo rwanjye ruke ntirwamufata, sinamugundira ubwanjye, Yesu ni umfata. Yesu arafata akankomeza okuka bihebuje. Birashoboka ko Delila yari ari muri iki giterane cy'Abafilisitiya. Uwamwogosha umusatsi ahicaye haravuga ngo turagushoboye wa mwanzi wacu we, ibyashushube ubivemo, uyu munsi urapfa. Kandi iby'isezerano ry'ivangamutungo uyu munsi ubivemo, uyu munsi urapfa. Ubwo ibyashushube biracyahari. Araguhenda, arakubeshya papa, arakubeshya mama. Hari igihe shushube zitazazamo, hari igihe zaravu zitazaza, hasigaye kunogorwamo amaso no kwishimirwa mu nzu y'Abafilisitiya. Ariko Imana ishimwe ihora idukiza. Imana ishimwe ihora idukiza. Imana ishimwe ihora idukiza. Narivuze ngo Imana ishimwe ihora idukiza. Narivuze ngo Imana ishimwe ihora idukiza. Samusoni ngo abwira abamurandase, harabwira ngo nimunyegereze inkingi ebyiri, basi munyice uko mushaka ariko negereye inkingi. Ngo yegere inkingi abwira Uwiteka, harabwira ati Uwiteka we, nabaye ikigwari imbere y'ibibero by'umugore, nakubereye ikigwari. Natumye abanzi bacu bavuza impundu, icyubahiro cyawe cyavuye muri Isirayeli ku bwanjye.
natumye umurimo wawe ugawa, natumye itorero ritukwa, ariko uyu munsi ungirira imbabazi bwa nyuma. Basi amaso yanjye abafilisitiya banogoyemo uyahorere kubw'imbabazi zawe. uyu munsi unyibuke, uyu munsi ungirire neza. Nibura muri Isirayeli bazavuge ngo rimwe hari umugabo wagiriwe imbabazi bwa nyuma. Yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Haleluya. Kuko Imana itarambirwa kubabarira. Zakariya yavuze ngo kubw'umutima w'imbabazi Imana ifite, ngo niwe uzatuma umuseke udutambikira, ngo uzamurikira bicaye mu mwijima no mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ngo Imana yumva isengesho rya Samusoni, iramubwira ngo n'ubundi icyo dupfana ni umusatsi, dore wongeye kumera. Imbabazi ndaziguhaye, ngaho kora icyo ushaka. Dukomere Imana amashyi menshi. Haleluya, 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 haleluya. Dawidi yaravuze ngo Imana ntiyatwituye ibihwanye n'ibyo twakoze, ahubwo yaratubabariye. Imana ntiyatwituye ibihwanye n'ibyo twayicumuyeho, ahubwo yaratubabariye. Samusoni ngo aritugatuga, abwira Imana ngo ngiye gukora ikintu kidasanzwe mu isi. Samusoni yasabye nabi, yabwira Imana ati nyiza wica abafilisitiya. Byari kubaho, birashoboka ko Imana yari kumucigisha akongera agakomeza imirimo ye nk'uko byari bisanzwe, ariko yabwiye Imana ngo mfane n'abafilisitiya. Ngo aritugatuga, yegera inkingi arazitigisa. Abafilisitiya bagira ngo ni utuntu dusanzwe, ntibibuka ko Samusoni Imana yamwibutse nubwo yaracishijwe bugufi. Ntibabitekereza, bihishwa amaso y'abadayimoni. Uko ugiye gukira muri iri teraniro bihishwa amaso y'abadayimoni, uko ugiye kubabarirwa muri iri teraniro bihishwe amaso y'abafilisitiya. Bibiliya ivuga ngo nuko inzu irariduka, ngo igwira abari bicaye muriya, ngo abafilisitiya bose barapfa ntihasigara n'umwe, na Samusoni ngo agwa muri bo. Ariko nibura uko biri yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Imana ibibuke muri iri teraniro. Ubuntu bw'Imana bubazamure, bubashyire hejuru. Ubuntu bw'Imana bubashyire hejuru y'imbaraga y'icyaha cyose. Ubuntu bw'Imana bubashyire hejuru y'abadayimoni bose. Ubuntu bw'Imana bubashyire hejuru y'imbaraga zose z'umwijima. Ubuntu bw'Imana bubazamure, bubahe kunesha abafilisitiya mu izina rya Yesu, amen. Pawulo yandikiye Abefeso arababwira ngo namwe Imana yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si na kamere y'umubiri yanyu. Ngo ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Umwami yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi, iduha umwana wayo w'ikinege Kristo, kugira ngo atuzamura dukure mu bata bw'ibyaha. Hari umushumba w'inshuti yanjye muzehe, ndakwinginze kubw'icyubahiro cy'Imana, ubundi sinari guhangara kuguhamagara, ariko ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana. Muzehe inshuti yanjye aze hano adufashe gusenga, adufashe gusengera itorero. Tubwire Imana ngo Mana adushyire hejuru y'imbaraga zose. Muzehe naze, mushumba wa Kamashashi aze. Ni inshuti yanjye cyane, kandi nkunda abasaza, nkunda abakecuru, nkunda abantu bakuze, ariko cyane cyane bamaranye iminsi na Yesu. Muri urugero rwiza Pole, urabona ko no kuzamuka esikariye biramugoye, ariko ndabizi ko Yesu ari muri wowe. Haleluya, munyikirize haleluya. Mbese muri iri teraniro nta muntu urimo ushaka kwakira Yesu ngo Imana imuhe imbaraga zimushyira hejuru. Ubuntu bw'Imana bumuzamure, bumushyire hejuru y'icyaha cyose, agira ububasha n'ubutware ku cyaha. Abafilisitiya ntibongere kugutwaza igitugu ngo batume unywa inzoga, wongere gusambana n'ibindi byaha.
ibyo Pawulo yavuze byitwa imirimo ya kamere. Uzamura ikiganza niba uhari ubwira Imana ngo nkeneye ubutware bwo kuba hejuru y'Abafilisitiya, nkeneye ubutware bwo kuba hejuru y'icyaha icyo ari cyo cyose. Sinzongera gusambana, sinzongera kunywa inzoga, sinzongera kwiba abajene, sinzongera kuba umutinganyi, sinzongera gukora ibyaha. Memu n'ababa mu itorero ndabizi haba harimo abantu baguye bakoze ibyaha by'abapagani. Nawe niwiyumvamo uzamura ikiganza ubwire Yesu ngo ndagarutse, ndashaka kongera ukamereza umusatsi, ubuntu bwawe bwongere bungarukeho, unzamure, umpa imbaraga zinzamura zinshyira hejuru y'ikintu icyo ari cyo cyose. Abazamuye ibiganza nababonye, protokoli bafashe batera intambwe bazi hano. Ntacyo byaba bimaze indirimbo twaririmba tutabonye abakira Yesu, ntacyo byaba bimaze ibintu byose twakora, umuziki twacuranga n'ibindi ibyo ari byo byose, ahubwo Kristo yishimira ko abona abanazura. Niyo yaba umwe arahagije mu bwami bw'Imana. Nabonye n'abandi hariya hirya. Wigira ubwoba nshuti yanjye, yizire mujene, yizire wigira ubwoba, nari nakubonye wari wazamuye ibiganza. Torero mujye mukomera Imana amashyi. Pawulo yaravuze ngo natwe Imana yaratuzuye, twebwe abari bapfuye, natwe twari babi nkamwe, ariko ubuntu bw'Imana bwaratuzanye budushyira mu rugo. Egera abashumba nshuti yanjye, kandi uri umujene mwiza, Yesu azakugirira neza. Imbaraga zawe ntuzongere kuziha abadayimoni, ahubwo imbaraga zawe uzihe Kristo akubyaza umusaruro. Nta wundi muntu usigayemo yumva akeneye ko ubuntu bw'Imana bumuzamura bukamushyira hejuru. Ndabizi ko ijambo ry'Imana ari imbuto itabora, utaha ubitekerezaho ubwire Mwuka Wera ngo Mwuka Wera nkeneye imbaraga zawe. Habaye hari n'undi nawe yaza, umuntu waguye udaheruka igaburo ryera, umuntu waguye utarabatizwa se, cyangwa n'abandi, Imana iguha umugisha mama. Nubwo ukiri muto ariko Yesu azagukomeza, Yesu azabana nawe. Haleluya. Reka dusenge. Ntago twihuse. Dore umumaro w'ubutumwa bwiza n'uyu nguyu, dore umumaro w'indirimbo mwaririmbye. Indirimbo mwaririmbye n'uyu mumaro wazo. Imana ibamugisha, n'abandi basigaye Kristo abasange mu byicaro byanyu. Umwami abagirire neza.